ururwana rusankoraho ubu ndamenya amakuru rufite arayahe koko. Mama, ubu ngiye nibaza niba warambyaye cyangwa warantoraguye. Sibyo niba icyo umbwira. Ntarakubwiye sibe kuri imfura yanjye. Nese kuki utanyifuriza ikiza niba warambyaye? We. Vumbura ibyo vumbura reka kuvugira mu migani. Vuga icyo ushaka kuvuga. Mama ubu wakemera ko Marita yambwiye ko tutakibanye kubera imico yawe mibi. Ese wumva nudahinduka hereza ririye. Uko naringize ngo ni ibindi bintu byaguhangayikishije. Ati Imana ishimwe ahubwo ni kagende. Mwana wa mureka agende. Nzagushakira undi. Undi urari kuzagutungisha iki? Umuntu ngo akorera Imana. Mwengera urari kuzagutungisha impapuro za Bibiliya. Umva mwana watuza. Nzagushakira umuhungu mwiza ugukunda wa wundi uzi no gushaka icyatonga urugore kane nirangege. Uzamucakira se ntamukunda. Ariko kucyumva ko abantu bose uzajya watekerereza. Kandi nudahinduka iherezo ryawe sinzi amaherezo yaje. Ariko we uzi ko nakoroheye nakubwira neza ukiyakumagarara ku mutwe. Mwese mwigize abantu umva fane. Uzongera kuvuga ngo bugambo wowe. Uzongera. Akoze nk'ubwo Betty ubuze uhutaza abantu utababonye. Arambaza iki? Ese ubundi kari nkayo yose aya masaha ubuvuye uko usigaye warigize akarara. Akarara mbese tuvuge ngo uri guhana umwana watwise amezi 9 mu nda yawe. Reka nkubwire wajye ucisha amagi. Uyobewe ko uri umukobwa wajye wihesha agaciro. Ese ubundi reka nkubaze agaciro ushaka ko niha nkako wihaye utwara umugabo wa mukuru wawe. Garukiraho uzongera kuvuga ko natwe umugabo wa mukuru wanjye tuzabipfa kariyo nyirawe yazana ibyo biri muri rugo. Ese ubundi wankwiye urusaku urambaza iki cyangwa uragira ngo nzahamagare Sara mubwire ukuntu usigaye wirirwa uryamanye n'umugabo we nibyo wifuza ko nanjye ntari akabati nabivuga da nabivuga byose nkahera ku murongo nkagera ku musozo. Nk'ibyo bizanye gute ko nari ndi kuguhana ngo ujye ucisha make usigaye ugeze nawe utaha nyuma ya papa wawe. Ariko ubundi wowe umanyute kuva ryarumana umva rero urakoze kubw'inama zawe ngiriye ariko izo nama zawe ntago zubahirijwe kuko nta munyabyaha uhana undi. Ikindi nutagabanya umuvuduko nzakwandikira va dukumburane rwose. Sisi we ntacyuze harya ngo mama yarakunize toni papa naza nzamurega bazamuniga ifurorize. Bamutwara ikitwa mama afite ubuzima gatozi bw'udangarwa. Nacyuze kereka nge bahena ntigereyemo. Kombwira sigaye numva mama mushoboye namuruma. Ariko muransize imbaraga z'abakobwa bamukurumana gusa. Nese urebye mama ubona namukorera iki usibye kumuruma nkimo kubundi nkayicira hasi ahubwo nyibwirire. Umva usiko mama sigaye aca papa inyuma. Utinya Imana dusaba bikuye he? Umva ni Betty wabimbwiye kandi nta makuru yizewe. Kigariwe nayo undi muntu abikubwiye naho ngo ni Betty uyobe kuri abazirana ubwo aramubeshyeye. Umva kandi aho ubera injiji wowe ufata nawe mwagiriye Betty ukagira ngo nawe niyo yabagirira. Menya ko ejo bundi bahure ku Gisenyi mama ari kumwe n'umugabo banarwanirayo mama akajya abwira uwo muhungu ngo sheri. Ariko buriya mama azafatwa he n'imico ye mibi. Uzwi imico ye izatuma ngumirwa nk'ubwo Marita yambwiye ko tutakibanye kubera imico ya mama nawe. Umva we na mama murandenganya muzi ukuntu mwagiraga Betty nabi mugume hamwe ubugume mwagiraga ingaruka namwe zigiye kubagarukaho. Ako nta mwangaga ko nawe ukabye nawe muvugira nkaho mwateranaga ububyara ariko ubundi ubwo ni gusa cyangwa harimo tende. Umva kandi ubwo wobona ngana nka Betty wamuginga tangiye kuntuka nta soni utangiye kuntuka. Ariko nk'ubwo mama muri mu biki
ntabwo ari umuhungu wese ubizanye aho mwicaye hose mwamushondana yaba yo wese yari kuvuga ngo uwabujije Marite kumushaka none baramubenze ariko ubundi mama we kubera icyo ugize umukecuru udahanika ngo iki ntukanondagire warwana we ntukanantuke umukecuru ni nyogokuru wawe ubona hari imvi mfite ngiye kumusitse ko wagira reka gutukana cyane ahubwo ubu tukabahena ntabwo uzi kuba wongera amafuti ntabwo uzi ko bafite ibyakubambisha ariko ibyo bikangisho byambambisha ngo amakuru ni ibiki ufite ibiki bibitseho ibikira babarira ibyanyu murabizi ko ntazi inzira ijya ku Gisenyi se ngo kuki kivane urajyaho udasobanuye ibyo ubitse biki inzira ijya hehe uvuze ko mbona se wikanze rero ujye umenya ko ubu babanwa n'uhagaze ku Gisenyi habaye iki ku Gisenyi hakorerwa iki mbabarira ibyanyu simbizi kuko n'ibya Marite habaye iki se ku Gisenyi kuko n'ibya Marite nakunda watumye ntabimenya Gisenyi ku Gisenyi babarira umukecuru wigize indakorera kandi vane aba bana Sheri Aline hariya ngo ushaka nirukana Betty nyine ntumwirukane ariko basi umubwire azajya anyubaha Betty akuba Betty nashaka kuba yabaye ikirara kuva na kera gute se kandi nabigizemo uruhare ubwo Betty nemera ko ajya kuba mu miryango myinshi itandukanye yajya higira imico mibi ku buryo yarenze ihaniro ubwo nyine uzahitamo kugumana n'umukobwa wawe nanjye nzisangira Sara ariko swajika guhubuka ubu n'umwana wanjye agutwaye iki uranyumvira yirirwa ntuka avuga ngo azandega kuri Sara yuko njye nawe tumuca inyuma ubusubwo ibyo nabivamo ikindi kandi ataha amajoro atinze rwose ugomba kumukodeshereza uranyumvira umva ngiye kubyigaho urumva Sheri ngiye kubyigaho ariko nawe umenye ko umwana wanjye afite ibikomere byo kuri umubyeyi we kandi ikindi nkubwire umenye ko nari kagiye kuza kuba hano ku kazi baramwirukanye ntandi afite ho kuba gusa ubwo wabyemeye ntabyemera umunyumvira Sheri wose ntabyemera nabuzwa n'iki ariko umenye ko hanga hari iwabo n'ubu mama wabo yapfuye iyi nzu nafatanyije nawe kuyubaka so nta kundi abigenza rero ndumva hano hahagazwe gusa ntabwo biza gukunda ntabwo biza gukunda byahuzwa n'iki se ahubwo nzanira amazi n'inywera nta soni wiriza ntabwo biza gukunda ubu ko kurangatiye ngo nagufata ku kawayini wapshana zirayemo ndumva nishakira fanta okay gumana iyo mitobe yawe cyamufashiriza reka mfashe okay enjoy ese umundi kutambaza aho iyi wayini nayikuye ahubwo se wayikuye hewe urakeka ari kwande ntago mazi ni gift ya Dev wow gamaye pasi ifatika ubusigura ngaye nka 28-30 gutyo nyine ugereranyije sha waragafashe nyine nanjye subizi se mba namuhaye care urabyumva ariko ngo usigaye wirata gute se umva Betty umuntu afite akazi ntabwo ari ngombwa ngo yirate asuzugure ariko Claire ari ibintu witiranya kugira mere gutya mfite ahantu byaturutse ako wowe wari uzi ko papa buriya yirukanye mama akagenda akaremba karwara habura amafaranga yo kumuvuza bikamuviramo no gupfa ibyo tubireke abanjyanye kwa masenge andera bunyamaswa kuva icyo gihe sigaye numva narabaye nk'ikihebe ariko mva mubwire mu gihe nkiri muri iyi si y'abazima ngihumeka umwuka papa nzamukorera ibintu kandi azabyicuza ikindi numvise ko Erika agiye kuzaza ku bana nzamushyiramo umutima mubi papa tuzamuzonga oya sha ntabwo ari byiza abagabo ntabwo bazi ntabwo bashima ntibanyurwa icyo babakorera cyose nsigaye numva nta n'umugabo njye nashaka ni ukuri kw'Imana oya ugomba gushaka ko ni byiza mu buzima ubwo se n'abamushaka ngo amarire iki
biguha ibyishimo. ya okay ibyo tunabireke. Mbwira Devu yakubwiye ko namushimishije. Umva ngo mu bantu bose yabonye uri uwa mbere. Umva nanjye naramukarangiye, umva naramuryohereje. Umva sabwo nkubwire. Siko muri weekend ngo gushaka. Sure. Okay, good. Ariko umva nkubwire Claire. Ayo ubushize twarayagabanye. Dore usigaye nsaba icya 10 wigize pasiteri. Ayubuko uzareke nyari ngenyine. Ute betere ko busamba mbabarira pe urabizi ko twatangiranye diro. Ahubwo se ubusamba gute sinjye uba wakoze nanavunye. Uba wakoze ariko mba naguhaye pasi. Kuki se ubushaka kuzana ibintu by'imigabane mu bintu utakoreye mu bintu utazi. Ahubwo sinjye utanga ke sinjye bivuna. Tubireke. Inywera gafanta. Inywere. Oya rikamwe ariko ntukavuge. Niba ari passe zawe zigumane n'ubundi nifite sheruti ikoraho Lionel. Urumva kandi aramagije. Akizo passe zawe zirimo imigabane wapi zigumane. Ma akwiye kubusinzira twicaranye wajya ubyuka tukavugana. Mvugana iki nawe se? Umva dore papa agiye kuzaza nisere kuzamusobanurira byamuga byo ku Gisenyi. Kaho nyumvira nk'ibintu ugatangiye kumbwira. Hako umugabo ku Gisenyi wabikuye. Siko bivuga wagira ngo waramfashe. Ha mama wagira ka kwijisha tuvuge se ko nabyutse cyangwa n'ubwambere byumvishe. Ese ubu nabivuga ko mushaka kwikananguzwa nk'urusambaza wewe. Njye nkana nk'isambaza bahena. Ubwo ndurusambaza. Warwana umaze kwikuza ariko ujye umenya ko nta rutuguru kuranga urusumbi zose. Kandi ushatse umunwa wafunga. Wose wikangisha ashobora kuzaza ari umurambo. Ariko ubundi wigize iki? Ujye umenya ko ndi umuhungu kandi ntakemera ko urwo rwa data rwangika ngende kubireba. Kiberewe. Wese wakora iki? Ubona wankora wiki wowe? Mugabara. Abagabo. Reka wigize umugabo muri uru rugo koko. Mama nukuvuze? Nuko mvase. Nukuvuze? Ubu ngiye nawe ko ukayibona jewe. Mwana yanjye. Ugeze mfite mu majose. Mba gushaka icyo nkora satarasa. Auzubillahi nushaka uvuge ngo subhanallah bagire ngo rero ngo ntago ushye gupfuma gusa mbega akagore ariko ubundi agakecuru aho hantu hose nzajya tuzajya tuhahura. Aho umwana ungana nawe uvuye mu bapfumu kugira uti wowe uje gukora iki? Uje kuhakora iki? gende mukuru ndamfite ibyo ngiye kubaza. Kare mukuru utinyuka ukaza mu babyeyi wambaye n'ubusa. Umva ubusa ubona ubusa manda ahubwo ubwo ndagufasha wa mugabo mwari muri kumwe Gisenyi ubwo ugiye kumwahirira ye. Vuga gahoro abakuru ntago bakunduriza. Ubundi umugabo umwe ntago uhagije. Umva nkubwire Betty uri kwikarakaza kubera ko duhuriye mu bakuru kubera ko badakunduriza. Arahanye nakuvuguta. Umva Betu heruka yarahindutse. Umva ubu nakwereka. Ese ubundi umva ejo saa 8 duhurire kuri stade mwereke ikipe uri gukina na naje abakurambere wagisamba warakwanye byakanga akagakoma ndakura umva niyo menya ngo nkakwiba n'uwo muntu ufite wakurusa ukongera kuwawe no uteraho ubundi nkajya nkwemeza cishwa genda ari kujya kwahira ibyo ushaka kwahira utagira n'ibyo sigasi namenya n'ibyo. Ese ubundi kwikura ibyo twikuruye wakuze wabonye umuntu utamu bakuru yawe yagaragaza isura yawe dore waragaragaje ndi imbere nuko nakunda gusakuriza mu bakuru mbuba ziba genda byo genda. Unabaye iki? Ubone Beta atinyuke kuntuka. Beta anuka nyandagaze. Usiko nabya bindi byo ku Gisenyi ariko kagiye kabibunza. Yarekirirwaga kwiza amagambo. Noneho byari ukuri. Usiko nende twabakubeshyeraga. Nkuse papa nabimenye uzabigira gute? Abimenya se biriya nukuri ko ari byo ka Beta kahimbye. Cyane nagiye kwisura mu byara wanjye ku Gisenyi. Mama singishaka kumva inkuru zawe mbi n'ibikorwa byawe bibi. Kuko bituma ndushaho kwemera ko ntazabona umugabo. Ese ngo Marite ndamenya ko ucinyuma papa. We ntazajya ngo niko nzamugira. Kandi ibyo uri gukora ingaruka uzazisanga imbere. Ngo Marite uzongera kuvugira ngegera muri uru rugo uzambona. Haguruka ujye kunzanira ibyo niriri. Sindahisha ahubwo sigara ubitetse. Ugiye heze? Papa yamamagaye ambwira ko phone yawe yamunaniye. Aramya ngo njye kuzana nyogokuru yararwaye. Kandi yamwe ndarengiye.